umuntu uyoborwa na mwuka wera warenga aho ngaho, ahubwo agahera mu gaciro k'icyo kintu, akahera mu mumaro w'icyo kintu mbere y'uko agihita. Naho umuntu wa kamere we arareba ati ni cyiza, ni ijambo ryiza, reka ndikoreshe, ni byiza, reka mbigure, reka mbihitemo, reka mbivuge, reka mbikoreshe. Umufasha, buri gihe umuntu akenera umufasha ari uko agezeho ubushobozi bwe bugarukira. Umufasha rero akaza kumukorera mu ngata cyangwa se kumufasha mu byo we atari kwishoboza. Mwuka wera umumaro wiwe ajya adufasha mu byo twebwe tutari kwishoboza, akatwigisha. 10 minutes for your soul, iminota 10 kubw'ubugingo bwawe. Buri munsi fata umwanya naho waba muto uwuharire ubugingo bwawe. Kuri uno munsi tugiye kwigira hamwe imikorere ya kamere ndetse n'umwuka. Turasoma ijambo ry'Imana nk'uko turibona mu Bagalatiya igice cyaho cya 5 umurongo wa 16 tugeze ku murongo wa 17. Haleluya. Haravuga ngo, umutwe w'amagambo uravuga ngo imirimo ya kamere n'imbuto z'umwuka. Ndavuga nti muyoborwe n'umwuka, kuko aribwo mutazakora ibyo kamere irarikira. Kuko kamere irarikira ibyo umwuka yanga, kandi umwuka yifuza ibyo kamere yanga. Kuko ibyo bihabanye nicyo gituma ibyo mushaka gukora atari byo mukora. Amen. Imikorere ya mwuka n'imikorere ya kamere. Ubundi kamere muntu na mwuka ahantu bitandukaniye nuko kamere cyangwa se amaso ya kamere n'ubushobozi bw'umuntu uyoborwa na kamere bureba ibisa neza kandi bukareba ibyiza. Naho ngaho bigarukira. Iyo umuntu wa kamere agiye guhitamo, ahitamo ibisa neza byiza. Haleluya. Naho umuntu uyoborwa na mwuka ahitamo iby'umumaro kandi by'agaciro, apana iby'igiciro. Iby'igiciro, ibyiza bigaragara neza bihitwamo n'umuntu wa kamere, kuko amaso ya kamere naho ngaho agarukira. Ntabasha gutobora ngo agere mu mumaro w'ikintu, ngo agere mu gaciro k'icyo kintu. Agarukira ku giciro, akagarukira ku bwiza bw'ikintu. Naho ngaho amaso y'umuntu wa kamere agarukira. Iryo ni itandukaniro rigaragaza uburyo umuntu wa kamere n'umuntu wa mwuka iyo bagiye gukora bahitamo bagendeye ku ki? Bahitamo bagendeye ku byiza. Ku bantu ba kamere bisa neza, bigaragara neza. Naho umuntu uyoborwa na mwuka wera warenga aho ngaho, ahubwo agahera mu gaciro k'icyo kintu, akahera mu mumaro w'icyo kintu mbere y'uko agihita. Ese ijambo ngiye kuvuga rifite uwuhe mumaro? Ese igikorwa ngiye gukora gifite uwuhe mumaro? Gifite akahe gaciro? Naho umuntu wa kamere we arareba ati ni cyiza, ni ijambo ryiza, reka ndikoreshe, ni byiza, reka mbigure, reka mbihitemo, reka mbivuge, reka mbikoreshe. Abanza agapfumura, akareba ibigaragara, akagera mu mumaro wabyo no mu gaciro bifite. Ese wowe ugendeye kuri uru rugero rwa mbere, usanze uyoborwa n'umwuka cyangwa usanze uyoborwa na kamere? Umuntu wa kamere iyo agiye koza igikombe, iyo areba igikombe agiye gukorera isuku, abona ubwiza bwacyo buzabonwa n'amaso y'abantu bazagikoresha ashingiye ku bigaragara inyuma y'igikombe. Iyo abonye igikombe abona ubwiza bwacyo bikagarukira aho ngaho. Iyo utangiye gutekereza ku mumaro w'igikombe, uhita winjiramo imbere, kuko ibijya mu gikombe byose bizagira gute? Bizashyirwamo imbere, bitazashyirwa inyuma. Umuntu w'umwuka we rero iyo agiye kugikorera isuku aheramo imbere. Iyo agiye kureba ubwiza bwacyo, haleluya, iyo agiye kureba isuku yacyo mbere y'uko agikoresha, arebamo imbere. Mu gihe umuntu wa kamere we agihitamo ahereyemo inyuma, agahita apfa gusukamo, nta kindi. Iki gikombe ni cyiza, kirasa neza, ni icy'agaciro, ni icy'igiciro, kigurirwa muri TDMIR cyangwa se ahandi, agahita abadura atabanje kurebamo imbere. Mu gihe umuntu w'umwuka wabanza akareba gifite akahe gaciro. Haleluya. Iki gikombe gifite uwuhe, ngiye kugikoresha iki, kigiye kungirira umumaro ki? Akarebamo imbere, akareba niba nta myanda irimo mbere y'uko agisukamo ibyo agiye kugisuka. Haleluya. Ese wowe iyo urimo uhitamo, ujya ugendera ku bwiza bw'iki cyangwa ujya ugendera ku mumaro w'icyo kintu? Ujya ureba agaciro icyo kintu gifite
cyangwa ujya ureba ubwiza gusa bw'inyuma bikarangirira aho ngaho. Iyo urambagiza ibintu ushingira ku ki? Yaba ibyo uvuga, yaba ibyo ukora, yaba ibyo utekereza, yaba ibyo wiyegereza, yaba abo wiyegereza, nabo ugomba kureba ukuva se aba bantu tugendana bafitiye mumaro ki? Ni ab'agaciro kuri njyewe cyangwa gusa ni beza, basa neza, ni abakobwa beza, ni abasore beza, reka ngendane na, reka mbane na. Haleluya. Umuntu rero urimo ushaka icy'agaciro, umuntu urimo urambagiza ashaka iby'umumaro, bimusaba gushishoza cyane. Naho umuntu urimo ushaka ibyiza gusa areba inyuma akabadura agafata bikaba birarangiye. Haleluya. Ukwiriye gushaka Mwuka Wera, ukwiriye kuyoborwa na Mwuka Wera kugira ngo utazajya ureba gusa iby'inyuma ngo ugarukire aho ngaho. Ukwiriye kugira andi maso y'umwuka. Reka ngukumbuze ngo muri uno mugoroba ukwiriye gushaka Mwuka Wera, ukwiriye kwiyambura ubutware bwa kamere ukayoborwa na Mwuka Wera iminsi yose yo kubaho kwawe. Nibwo uzajya, haleluya, nibwo uzajya uhitamo ibikwiriye ubuzima bwawe bukwiriye kugenderamo. Nibwo uzajya uhitamo ibyiza by'agaciro ukwiriye kugenderamo. Nibwo uzanabasha kunezeza Imana, kuko ibyo kamere irarikira bihabanye n'iby'umwuka ashaka. Kandi Mwuka we ibyo adushakira, cyangwa se amaso y'umwuka ibyo atwereka dukwiriye guhitamo, ni ibinezeza Data wo mu ijuru. Ntabwo tuzanezeza Imana rero tudafite ayo maso y'umwuka. Mu gihe cyose tuzaba tukiyobowe na kamere, dufite amaso ya kamere agarukira ku bwiza bw'ikintu, ntagere imbere ngo arebe umumaro wacyo, ntabwo tuzabasha kunezeza Imana. Dushake Mwuka Wera, ni Yesu wamutugeneye. Dushake Mwuka Wera adufashe kugira ngo tubashe guhita, atwigishe, aduhugure. Haleluya. Ese umumaro w'umwuka ni uwuhe? Ijambo ry'Imana nk'uko turibona muri Yohana 14 umurongo wa 23 baravuga ngo ariko umufasha ari we Mwuka Wera, uwo Data azatuma mu izina ryanjye, niwe uzabigisha byose, abibutse ibyo nababwiye. Icya mbere, uyu mwuka ni umufasha. Imimaro yose umufasha yakugirira, Mwuka Wera yiteguye kuyitugirira, cyangwa se Imana yamushyizeho kugira ngo atubere uw'umumaro, adufasha. Umufasha, buri gihe umuntu akenera umufasha ari uko agezeho ubushobozi bwe bugarukira. Umufasha rero akaza kumukorera mu ngata, cyangwa se kumufasha mu byo we atari kwishoboza. Mwuka Wera umumaro wiwe ajya adufasha mu byo twebwe tutari kwishoboza, akatwigisha, ngo akatwigisha byose. Ntabwo ari bike, ni byose. Yarangiza ngo akanatwibutsa ibyo Yesu Kristo yatwigishe cyangwa se yasize atubwiye. Undi mumaro turawusanga hano mu butumwa bwiza nanone nk'uko bwanditswe na Yohana ku gice cya 16 ku murongo wa 7 aravuga ngo ariko ndababwira ukuri yuko ikizagira icyo kibamarira ari uko ngenda, kuko nintagenda umufasha atazaza aho muri, ariko ningenda nzamuboherereza. Ubwo azaza azatsinda ab'isi, ngo abemeze iby'icyaha n'ibyo gukiranuka n'iby'amateka. N'iby'icyaha kuko batanyizeye, n'ibyo gukiranuka kuko njya kwa Data kandi namwe muzaba mutakimbona. N'iby'amateka kuko umutware w'ab'isi aciriweho iteka. Haleluya. Mwuka Wera muri kwa kwigisha kwiwe ajya abasha kwemeza ab'isi iby'icyaha. Mwuka Wera ni umwigisha, Mwuka Wera aratwibutsa, Mwuka Wera ni umufasha, Mwuka Wera aranatwemeza, kandi akemeza n'abandi badukikije iyo tumufite. Adushoboza kwemeza abandi badukikije iyo tumufite. Reka dusoreze aho ngaho. Mana nziza, Mana yo kwizerwa, tugushimiye kubw'aya magambo meza utwigishije. Mubyeyi mwiza, ukomeze utwigishe kandi ukomeze kurushaho gitari cy'amahanga kudukuza. Udukure ku rugero rutoya cyangwa se rw'abana, udushyitse ku rugero rw'abantu bakuru mutanga bugingo. Tugushimiye aya magambo meza twigishije gitare cy'amahanga imikorere y'abakiyoborwa na kamere, ndetse anadukumbuza kuba twayoborwa na Mwuka Wera kuba ataramuhabwa. Mukunzi mwiza, turakwingize ngo uduhe Mwuka Wera kugira ngo adushoboze, kugira ngo atwigishe, kugira ngo aduhugure, kugira ngo atwemeze kandi yemeze gitare cy'amahanga n'abadukikije, kandi kugira ngo adufashe mutanga bugingo mu bitunaniza. Ni mu izina rya Yesu Kristo dusenze twizeye, amen.